uzamurongora se ubwo mfata umwana mukure ku mugabo ngize Imana mviriye aha ngaha n'inda zabo ngo aje kugira ati uzamurongora nzanira umwana ariko noneho uyu munsi nawe rero uraje ukananiza ntabwo ndi bujye mu kugutunganya reba ukuntu usa kurusha we ntiwajya ugatinda ukagenda ugahera ubona kwere nyine tu ntabwo zizagenda biri oya se gusa neza oya se namba cyane akazine ka kamera umviriza agenda kubarira urampika inyoni cyangwa nyine nce ngufurira aha ngaha ko nta cyari ikinyoni mfite ubundi binyoni by'umbwira ngiye mba mbizi ikinyoni ishaka imwe cy'abantu bakuru bakuze hajewe nyine se cyangwa aya uri kurangura hera abaha ngaha genda gomba kijya oya ariko ndeka mbase gereka nigendera guma aho ngaho hasi ndeka nigendera genda nkigeraho uri kuranyumviriza cyangwa ntakungenewe wumva reka ngende rero ndewe reba tete video tuba turi kumwe rwa rusaza ruba rwanzengereye dore n'ubu kacyarimo gashizemo no rwanda kuza hasi ariko mba nasenze nkasenga nicyo kujya kugira ngo abantu amabona azahora ari amabuno nta kuvuga ngo umuyaga uzaguhura kijyana ibintu munsi nanjye nicyo mukundira rega ako nashatse neza pe ubu tete video arahazi ngo ndi umusazi ngo ntabwo nashatse ngo narugongera nta nubwo azi n'umugore mfite yirirwa rembwira bugambo budashira agacupa nubwo aba yakangurira ariko aba yabaye umuresi madamu wanjye nzamukunda mpaka kugeza niyo nsaziro ryanjye mfite ariko man ubuzima mbayeho nibwo abandi bana babayeho koko shiri bimeze bite ariko njye rero nta kintu twavugana reba inzara zanjye zirashokongoye reba imisatsi yamereyeho ngeyeho uzahora usinda n'icyo kintu nzatahira ko se wa mudamu mugore mwiza kubizi ko naho mukinga ko ntacyo mwima nta amafaranga abayeho kandi ntabwo ayo nari mfite nava kera nabibuze none ayo nari mfite nayubakishije n'inzu n'ibipangu waretse kunaniza ahubwo kamugira inama nujya ubona hari kagahungu k'akagabo cyapfiriye mbona gikunda kukureba cyane kiriya kigabo ushobora kugenda tukagikuraho n'amafaranga tukubaka ububiri tukubaka n'ubuzima shamwana nagiye gushaka ibyo kubakorera ngo mwajya urashonje cyase ntabwo kigize kiza hasi ubwo kuyu murongo nzawugire nk'Imana yo mu ijuru mwana wa ihangane ibibazo mpuriye nabyo Imana nibizi ariko humura tuzabaho ko Imana ibishaka urumva mwana we tuza ndaje nshakisha ukuntu mutekeraga ko manywe urumva saba ntari twigendera gusa nitwe twishimiye ko tuzakomeza kubaho dusabiriza none se nawe ibyo ngibyo urabizi
wari ufite utwara twiza kera tukiri tubikora none jya ubibona zamura rero zamura mbanze nikoreho ubundi n'ubundi nanjye nsa neza nanjye kukubwira agumina kumbona nsa neza nanjye kukubwira kiriya kigabo nta kuntu twe twazajya turaho wenda ukazasubiza nyine kibesebesha njye nzabigufashamo kiguha amafaranga y'inzara n'ay'umusatsi ariko nawe ntabwo yambona nsa gutya banza umereze amafaranga aho ngaho mbanze nikoreho ubundi ambone neza nanamukure urangora shiri waje urangora kanumvanye harimo amavuta yo gutekesha biriya biryo aya ngaya ntaho ugenda reba ahubwo sura umugabo wanjye rwose rero n'undi turakundana kiriya kigabo ni ukugenda nkahita nyikura ahubwo bikire vuba vuba ako shiri wanjye uri nk'igitomati ariko sinzi impamvu nawe urabizi nicyo rero mukundira ubundi ubu ngubu imeza hano amafaranga rwose nkahita ngenda mwikoraho bavuga yuko beza babyiruka mu myaka yose nyamara wowe hogoza nubona uragahinyuka bituma nkuratanya nibwa y'igikundiro tanyamibwa y'igikundiro warabuze twakubuze mu gasima nyine tu ubu ngubu agasima karakonje kubera kukubura ahubwo buriya batubwira waburiye kuko twarakubuze cyane nawe ntabwo ubizi imana ibibazo umuntu aba afite byagenze bite se kandi mba ndi guhiga ubukaro nyine ngo ndebe ko nafashe umuryango mani ariko hari akantu numvise ngo hari icyana cyaba cyaragukwamiyeho ese ubu utahigiye mbikubwira kuri fone wowe buriya wabifatiye nka burage byari seriye buriya urumva umuntu agiye kubona anguyeho kungambura uko nifata asa none ndabigenza nibwo navuze ati reka nkuhamagare numva inama wangira nahamagara nkumva amarezo nakora twagana nkumva nyumva neza fone biraje mani sinafata buro nyine ndamwama gutyo kubumba ndi guhiga ubukaro nyine kugira mfashe umuryango tu okay buriya burase nk'umwana afite imyaka ingahe buriya byihorera ko nabonye n'umusore ni imyaka 7 sinzi nimba ari n'uwanje buriya imyaka 7 gusa sinzi pe fresh si unasa naryoshye ega nje marameze neza abantu subizi se isi kakajama gomeze bite mwa kakajama se kratwira mani kondo kubyuka kararekura se byibuze karikura karaga karatipe karekura cyane oya nabi danje mva nta nibirenze byabo biga wenda kwizera mwana mbona n'ubundi ntabwo waneza ramashe fo kana wala guteza abantu akirika none se nizeye sinzi ibintu nibona neza nizeza cyane none se nakirikiza nigize mase nshaka iki wowe nakuntu nawe kakajama kabigenjeje kiko fi uko mfite n'iki shamari mfite frere wanjye nshaka kujya gusura buriya wese nka demiri nka demiri ko muri ya minsi ahantu niganya karaka ko mwene ndabizi rani SNS ushaka amafaranga oya mfite akabazo kasi bwa ukishaka kurasi pasi n'ubetse nakumva nyine kwashimisha kugenda baguhereza uremeza yuko yaba ari uwawe se cyangwa ntabwo uri kubyumvisamo wowe ku ruhande rwawe urabona
igihe twari turi ahantu nyine turi kunywa akantu uriya muntu yarampamagaye arambwira ati ndi mu rugo ngwino tuganira ikintu nshaka ko tuganiraho dore ishuri narikwebye Mary ntawe uhari Nadia ntawe uhari akambwira ati papa ni tete vide ni kanyota bayinywereye mu gacupa ntago yaza kare rwose hanganuze amanitse mane urumva yankubise ku binyoni ndakwakwanye mikanitaye ariko ntabwo imyaka 7 gusa cyagiye imyaka 7 irashize ntabwo. Okay, buriya reka nkubwire ubwo ngubwo wowe utuvuye mugiye kubatsa urugo ubu ntabwo ukiri ingaragu muri wowe. Oya mane usubye nibyo nangiramo inama mane je nkugira inama rero buriya sibyo nkugira inama nyine komeza utunga urugo sibyo wemere utuvemo aya ntago ubugaragu bureke umva nkubwire ahubwo azahivana mane uri azahivana suza ubibona azijyana nta mpamvu yo kwirwa mvuga cyane cyanza kuza nyine wowe none ukajya mu bye nimvaye sizi yabona kubwiye kaka bo nawe ngenza ati nkakuzanira byanyabyo kandi none uri serious numbeshya swear na kubeshya beza wallahi na kubeshya mwana swear masi ariko ari kubeshya ndeba neza gaika basi wizi nyizera mwana cyane ndakunda cyane ibintu byose ngo siko dukora serious aya nanjye ndakwemera okay ntacyenge kanze kuhereze nzakora imiti kabisa ugenti shaka bisete nitsakujya cymusaba okay iyi dimanche umva bro iwana ndemba ndanagukeneye cyane buri iwanje wowe genda nyitegure ira dimanche igiye kuza ninjye nawe ebana batana rundi okay just ewana njemba niteguye bite urimo bandi muri ibintu byose njyewe inama nkugiriye wowe njye ntama ngiye kukugira ku ruhande rwanjye okay mesa kamwe utunga umugore urera umwana mane ntabwo ibintu byo kuba umupapa nawe mbyiteguye aho hantu murancangacanga ako se wowe njye nanakubwiye ati reba iminsi 9 y'amezi ntabwo imyaka 7 irimo nshuti yanjye wowe mugejejeho ikibazo cyane nk'inshuti yanjye ntabwo ujya umenya ko nawe inshuti mfite ari ubona yuko niyo turi gukina igisoro iyo nsinze cyangwa avamo mpita ngendera rimwe none se okay nta kibazo uze kuza duhurire kuri ka kabari tubiganireho neza twumve ukuntu bimeze ndareba ko mba na wenda nka kibiri nze ngore nk'akabyere hariya oya okay nta kibazo uze tuhahurire sawa kankomeze nari abandi bagore babaha amafaranga bagateka ibintu bifatika ariko njye no guhora mu kintu kimwe gusa gusa amafaranga 200 yazakora iki ngaho gusenya ngaho kujya kugura inkwi ngaho gushaka ibyo umuntu akora njyewe mu rwose nzawugumamo hejuru y'umugabo udafite epfo na ruguru ubundi ubu ngubu kuko Imana yandemye nabi yewe ndabihaze Mana yanjye uraza ndataha ngo ninzane ngo ibikoma n'amanyama agiye nganywe ukagira ngo hari undi muntu yabigiranye nawe mwariho ntabwo gusa cyahira kibura hose nta n'isukari irimo yewe kaniterureho kitameneka no muzika shyira mu kabido abandi bayigura za teremusi ubusa ngenda ngo iki mwana we ubona ngo iki koko Babura zana agatebe hano ngo y'igikoma cya gisura kitaragera hano
waje waza rusha Yanga Icara hano ugamuka horabye Muhamba narushye sha Awaze urabasha kwinywesha Nimwe wenyine se kweri Ngaki Gotomera Sorushonje Kiraryoshye Nubwo nta sukari mu kinyweraho isoni igisura ndumenya ko ari igisambo wamenya aho yashyira Niraba Zugute Kera ku gikoma cy'umwana ariko inda yawe n'uwo munsi n'igikoma cy'umwana Bavuye mu kazi ndushye wowe uri muri kandi wa mugabo inda yawe n'uwo munsi n'umunsi surana nanani inda yawe imaze kungera Teramusi nawe yikombe n'ubundi utamenyereye gukomboroza Nemeye gukomboroza ubuse ko umwana ari iki nicyo mara hasize ahubwo Mbega Antashoshe ndakwiye niyo safuriya ikombe n'ikiritiro ntago nayisiga mwana we reka nkubwire ntabwo ndi burye ngongo ki ntabwo ndi burye ntabwo uri burye nasonora uhinduka jyawe ntabwo uri burye njyewe ibyo sinzabihoramo sinagusigira amafaranga uha amafaranga 200 zane hano mereza amafaranga n'igikoma cy'umwana wanjye n'igikoma cy'umwana wanjye tete bide n'ibyango yigishije mereza igikoma cy'umwana wanjye Here mwava hano here uyu mugabo njyewe uyu mugabo maze guhaga ibye n'igikoma cy'umwana wanjye beki nose mwangoye turangu kisubu wewe nawe ngaho komba karakarituza nubwo twereke ari hasi mwana we hano umwana icyo nago kimuhaza ajya mu mbabarira umugabo w'inda nini gusa bawiru waje nkubwira ayo naguhaye niyo yanungaga niwe musigaye muyirira je ndajya kurya mukabiteraho inamba njye mbigenza ute 200 si ubune nakubwaga ko najyaga 100 saa 6 n'injuru irindi rikantu nase ko niwe ubyirira umwana ragi cyangwa ngenda agiye ko si ubundi nsanze mwabiteguye ari ikibazo nawe mfite ngiye ko nsanze mwabiteguye ariko se ubundi waje kuza nta mitungo y'iwanyu tukari gumva wigira ibiki iyo wose ngusanganye ni iyihe ko ari bari kujyana n'abifanye iwanyu hari icyo wazanye cyo kuzuzana amanywa ngaho wikaraga ngaho hari icyo wafanye iwanyu nazanye aya manywa ngiye kuzagira n'abaye rubaho nakazi kazo n'unyungu zana yo gweta urabyaka banza wumve banza ubone wowe nakazi kawe n'urubyaro rwawe ashoboye wese iki nagake umwana umwana icyo ataza akagica inshuro ariko kirimo gotomera nta biryo birimo buri ibyo kureba ibyo wasize utetse nakuze n'iki cyangwa waje kumenya yaba waruzi imiruho nahuye nayo nagiye gushaka inkwi mu giteke se yihe mirimo y'iki naguhaye isuku kujya guhinga hari icyede bagiye gukora garuka hano ahubwo se sinohereje umwe simbona watetse reka se natetse ibyo gikoma natetse cyo ntabwo ukinywera je nyinywera se sinsana hasi uvuga bakubazana ibiryo n'ibiri uzana ibiryo nsangiye n'umuhungu wanjye ko se mwana uvuga kuri wanjye ase imisatsi ko nayo ngira ase inzobe yaturutse rero nsa nk'aka gasapanya ko nankabona ruku sara ntabwo twayigira cyangwa ni cya gitipe nayo naga bagendana cyakora dara hirya haguruka turebe ntabwo nabyara umwana nk'uyu igikoma cyacyarimo se uri ngunda ariko aka ntabwo nabyara umuntu umereze gutya wizo ncuro ngunda ni wowe kubera iki wanywereye n'igikoma oya
sinasanze hagati mama rane guriye se cyangwa mwari ku kimwe mwenyine ni cyanje wawe wowe ni cyanje nyine nese ngiye mwambiki ibi hari ibyo se njye nariye nese ntabwo yatetse yatetse iki amafaranga mwaye yashizeze ndetse se yahaye iki iki bisati kuba kitaha ntambwe ngashaka n'inkoko inkoko se igura amafaranga desa madam wazanye ibiryo ngake magana abiri wasize genda yanywa icyo gikoma n'undi n'igihe cy'intumbaza nje byo kuza nakubwiye inzara nizanyice n'uwumva wegeze uzane kuri bya bitungo bya tete vide ngo ni kanyota ngo ni ntukanera umuruho umuruho umuntu wavanye iwanyu noneho ushatse kuvuga kandi wagute n'undi wawuvanye iwanyu wari ufite asi ubundi ari mama wawe ari papa wawe bose si bamwe si ibyo wakurikije ntumbeshye n'undi ni karande z'iwanyu agere no wumve wa iby'imbwa yarembye babarira cyane urambwira iki cyundi umva rero ubwo bwa mbere n'ubwa nyuma sinshaka kongera kumva ikijyanye n'ibiryo njye mbona ibiryo nk'uko bikwiriye utaraza nararyaga dusiga amafaranga ahagije noneho nzarenza yanungaga ujya kuza nabikubwiye ntabwo ukwiriye kuwumfata unyicisha inzara komeza ubimbwire w'inyimfumba ushaka gukora genda cyangwa utema nose ngiye ko nangera uko ubuzima bwa bwararengaza kwishakiramo uduka none umva ndakubarira umviriza genda kubarira urampika inyoni cyangwa nyine nce ngufurira ahangaha ko nta cyari kinyoni mfite ubundi binyoni by'umbwira ngiye mba mbizi ikinyoni ishaka imwe cy'abantu bakuru bakuze hajewe nyine rwanga se cyangwa aya uri kurangura hera abahangaha genda ngweke oya ariko ndeka cyakwibwira ibintu bya mbere wo mwishyamba nagiye gatire no kurubwe se byo nebiciro kaye waje urakongo ngo habaye ikiza kutavuga ahubwo ukirezwa ari ntabwo bizi wowe nyine niyo mpamvu ndataye ngo ninkugaburire sinakurataye ndasima nasize amafaranga ntukansakurize unesha umutwe utangiye kumbwira ko ndi sarukondo